Nshuti mwene data nongeye kukwifuriza amahoro dukomora ku mwami wacu Yesu Kristo. Imana iguha umugisha. Uyu ni wa mwanya mwiza turimo gukoresha twiga igitabo cy'Umugenzi. Njyewe ndi Musoni Flavien, tukaba tugeze ku gice niba mubyibuka neza, ubu noneho tugeze ku gice cya kane. Icyo gice cya kane ni icyigisho cyitwa Isayo, Gahinda, Gasaze. Mu ncamake muri iki cyigisho ni igiki gikomeye cyane tugiye gushakamo muri iki cyigisho. Ikintu gikomeye tugiye kureba muri iki cyigisho nta kindi nuko niba warahagurutse uhagurukijwe n'Imana, ntukajye utinya ibibazo mu rugendo. Yaguhagurukije izagucisha mu nzira nubwo yabigoye, ariko uzarokoka kandi agakiza kawe kazakujya imbere kagushimishe. Inshuti yanjye rero, nagira ngo mbere yuko tugira icyo dukora dusenge. Uwiteka Mana nziza, Imana ifite ububasha, Imana ifite ubushobozi, Imana ibabarira, Imana itanga amasezerano kandi ntikangwe nuko abantu babona umuntu, ahubwo yo ikita uburyo imubona. Imana itanga imbabazi ntiyongereho ikindi, Imana itanga amahoro ntiyongereho amakuba. Twongeye kugushimira yuko uri Imana itandukanye n'abantu abo ari bo bose. Ngaho rero tugiye kwiga ijambo ryawe. Muri ubu buzima turimo hari byinshi tutajya tubasha gusobanukirwa, hari byinshi tugerageza gufatira imyanzuro bikatunanira, hari na byinshi twumva ariko ibitekerezo byacu ntibibashe gushyikira, ariko wandikisha ijambo ryawe kugira ngo ibyo byose biturenga tubibonere mu ijambo ryawe. Byanga byakunda Mukristo yahagurutse afite igitabo mu ntoki, natwe duhe guhaguruka dufite ijambo ryawe, kuko rifite amakuru yo gutuma imitima yacu yakira amasezerano yawe. Tugiye kwiga iki cyigisho, Mwuka wera aduhe guca bugufi, afungure imitima yacu kugira ngo twibuke amateka yacu yahise n'ayo dufite uyu munsi wa none, kandi afungure amaso yacu kugira ngo turebe icyo Kristo adufatiye, kugira ngo twihute tuve mu ntege nkeya twinjizwe mu mbaraga nawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti mwene data, tugeze muri iki gitabo cy'Umugenzi mu cyigisho cyiza cyane. Mu byigisho byabanje twagiye tubona uburyo Imana ikora, twagiye tubona byinshi. Mu cyigisho cyashize twari twabonye inshuti, abaturanyi ba Mukristo, aho twigaga nyamugirya nino ndetse na mudakurwa ku ijambo. Ariko twasoje tubona nyamugirya nino we yiyemeje, mudakurwa ku ijambo yasubiye inyuma, nyamugirya nino we yiyemeza gukomezanya na Mukristo. Twasoje twibaza ngo aba bantu uko batahagurutse kimwe, aba bantu uko batahawe amasezerano amwe kandi badafite umutwaro umwe, mu rugendo bazagendana bishoboke. Nshuti yanjye, ngiye kukwereka muri iki cyigisho cyitwa Isayo, Gahinda, Gasaze, uburyo umuntu wese waje mu bintu by'Imana atari ijambo ry'Imana rimuraritse, atari urukundo Imana ishyize muri we rwo gukunda ubwami bwayo, byanga byakunda ntazabura ibimusubiza inyuma. Aya magambo rero arakomeye cyane. Ubu noneho mu Isayo, Gahinda, Gasaze, kimwe mu bintu bitangaje ni uko nyamugirya nino ntari bushobore gutera intambwe. Reka dusome iki cyigisho cyacu, icyigisho cya kane, Isayo, Gahinda, Gasaze. Maze ndota yuko bamaze kuganira bagera batyo ku isayo irimo ibyondo byinshi yari iringanije icyo kibaya, naho kuko batitondaga batungurwa no kugwa muri iyo sayo. Kandi iyo sayo yitwaga Gahinda, Gasaze. Bamaramo umwanya bagerageza kwisayura, bivurunga cyane mu byondo. Mukristo atangira gusaya cyane kuko yari ahetse umutwaro. Maze nyamugirya nino aramubaza ati, Mukristo we, mbese ugeze he? Mukristo aramubaza ati, nanjye simbizi rwose. Nyamugirya nino abyumvise atangira gushoberwa, ararakara, abaza mugenzi we ati, uku ni kwa kwishima wahoze umbwira ubwo tubanje kubona ibyago dutya? Mu rugendo rwacu rusigaye bizacura iki? Nabonye mva hano nkiri muzima, nagusigiye icyo gihugu cyiza, akaba ari wowe ukiragwa wenyine. Maze agira umwete yisayura agana ku ruhande rw'isayo rwerekeye iwabo.
aragenda, Mukristo ntiyasubira kumubona. Nuko Mukristo asigara wenyine avoyagurika mu Isayo Gahinda Gasaze, ariko ntiyareka kugira umwete wo kugera hakurya aherekeye rya rembo rito. Agerayo ariko ananirwa kwisayura n'umutwaro ahetse, maze ndota umugabo witwa Mutabazi aza aho ari, aramubaza ati ni iki kikugejeje hano? Mukristo ati umugabo witwa Mubwirizabutumwa niwe wanyoboye iyi nzira, kandi niwe wanyeretse ririya rembo kugira ngo mpunge umujinya wenda gutera. Nkijyayo nsaya hano. Mutabazi ati ni iki cyatumye utitegereza amabuye yo gutarukiraho? Mukristo ati nuko nirukanwaga n'ubwoba cyane, bituma mpungira mu nzira y'ubusamo ndasaya. Amuha ukuboko, aramukurura amukuramo, amushyira ahumutse, amutegeka gukomeza kugenda. Maze negera uwamukuyemo ndamubaza nti ubwo inzira iva mu mudugudu w'irimbukiro ijya kuri ririya rembo rito idaca ahandi keretse hano, niki cyatumye badatindiye Isayo kugira ngo abagenzi bajyayo bagende neza? Aransubiza ati iyi Sayo ntiyatindwa. Igituma idatindwa ni uko ihora ishyirwamo ico n'ibyondo byose bizanwa no kwemezwa k'umuntu ko ari umunyabyaha. Nicyo gituma yitwa Isayo Gahinda Gasaze. Iyo umunyabyaha akanguwe nuko amenye ko ari uwo kurimbuka, umutima we wuzura ubwoba bwinshi no gushidikanya kwinshi n'ubwihebe bwinshi. Nuko ibyo biteranira hamwe bigasanganira muri iryo sayo. Nicyo gituma ari habi hatya. Umwami ntakunda ko hagumya kumera hatya. Nanjye ubwanjye nzi yuko ibyigishwa byiza uduhumbagiza byuzuye amagare inzovu ebyiri byamizwe n'aha hantu, kandi n'ibihe byose byajyaga babikura ahantu hose ho mu bwami bw'umwami wacu. Kandi abahanga b'ibyo bavuga yuko ari byo birushya ibindi kuhatinda. Ariko haracyari Isayo Gahinda Gasaze, kandi niko hazahora nibamara gukora ibyo bashobora byose. Ariko umwami yategetse ko bahashyira amabuye yo gutarukiraho, kandi koko ariho akomeye meza hagati y'iyo sayo. Ariko iyo ijuru rirwaye, Isayo rirushaho kuzikura ibyondo, bigatuma ayo mabuye aboneka biruhije. Kandi naho abantu bayabonye, impungenge zibatera guteshuka bagasaya rwose, nubwo ayo mabuye yo gutarukiraho ahari. Ariko iyo bamaze gutambuka ririya rembo bagenda neza. Nuko ndota Nyamugirya n'inasohoye iwe, abaturanyi be babaza kumusuhuza, bamwe muri bo bamushima ubwenge kuko yagarutse, abandi bamwita umupfu kuko yaharanye amagara na Mukristo, abandi bamukoba bamwita umunyabwoba, bati ubwo wari utangiye urugendo ukagarurwa n'ibirushya bike, si ukwitera igisuzuguriro. Nuko Nyamugirya n'ino yicarana nabo amwaye, maze hashize umwanya ashyitse umutima mu nda, abaturanyi be barahindukira bafatanya nawe kunegura Mukristo. Nuko ibya Nyamugirya n'ino birashize. Nshuti yanjye, ibi bintu birababaje cyane. Nyamugirya n'ino asubiye inyuma, kandi impamvu asubiye inyuma ku banyabyaha, ku banyantege nke zirumvikana. Ku ncamake, turebye incamake y'iki gitabo, y'iki gice, ikigaragara ni kimwe. Hano hagaragaye Isayo Gahinda Gasaze yahinduye ibintu. Abantu bagendaga bameze neza, ariko irabatunguye. Kandi iyi Isayo Gahinda Gasaze dukeneye kuza kumenya icyo isobanura. Hari umugabo witwa Nyamugirya n'ino, abonye atangiye guhurika, atangiye kubwira Mukristo ati ibi ni bya bintu byiza wambwiraga, uyu ni wa munezero wambwiraga muri uru rugendo. Ngize amahirwe nkabona iki kibazo tugikira, ntahita nisubiriraho navuye. Ibi ngibi rwose reka da, urugendo rurimo imibabaro nk'iyo rukomeze. Buriya abantu iyo babonye korari zaririmbye, abantu iyo babonye ijambo ry'Imana ryabwirijwe, abantu bakabona umuntu ari mu nzu y'Imana yubashywe, ibintu biragenda neza. Hari abantu benshi bagira ngo ni urugendo rwa firingi bakaza. Bene abo rero biteguye gusubira inyuma igihe baciye mu Isayo Gahinda Gasaze. Nyamugirya n'ino arimo arabona ibintu bitunguranye, afite impamvu zimutera gusubira inyuma. Kubera iki? Mu gitabo kimwe nkunda cyane kinsobanurira Bibiliya, kimfasha kumenya aho n'ibihe bigeze, cyitwa Intambara Ikomeye. Muri iki gitabo kuri paji ya 374
umwanditsi wacyo yanditse amagambo akomeye, arandika ngo nubwo Imana yatanze ibihamya bikomeye byo kwizerwa, ntabwo izigera ikuraho inzitwazo zo kutizera. Abashaka impambo zo kumanikaho kutizera kwabo bazazibona. Umuntu wese ushaka impambo cyangwa igiti gishinze cyo kubambaho kwizera kwe, byanga byakunda azakibona. Hari umuntu muzaganira akubwira ati njyewe sinjya nkunda ibintu by'imibabaro, njye sinjya nkunda ibintu binshyushya mu mutwe. Abandi bakubwira ati sinjya nkunda ibintu bintera kubabara, oya. Sinjya nkunda ibintu bituma mbabara, ibintu bingora, oya. Ariko nshuti zanjye, umuntu wese ushaka kumanika kutizera, ushaka byanga byakunda inzitwazo zo kutizera azazibona. Abashaka impambo zo kumanikaho kutizera kwabo bazazibona, kandi abanga kwemera no kumvira ijambo ry'Imana bategereje ko inzitizi zose zikurwa mu nzira kandi nta gihe cyo gushidikanya kizaba kiriho, ntabwo bazigera baza mu mucyo. Abantu bategereje yuko ibibazo bizava mu nzira, kwizera kukabaho nta kibazo gufite, umuntu akinjira mu bintu by'Imana nta kibazo na kimwe azahura nacyo. Aba bantu ntibazagera n'umunsi n'umwe ngo babe mu rugendo. Nshuti zanjye, najya mbabwire ngo twahagurutse dutangira urugendo rwo kwizera, Imana iduhagurukije, twiteguye kuzahangana n'amakuba n'ibigeragezo n'amakuba ndetse n'ibintu bikomeye cyane bishishana. Ariko niki kizatuma dukomeza imbere? Nuko umutwaro w'ibyaha twikoreye tugomba kumva ko ari uremereye kurusha ibibazo tuzahura nabyo mu rugendo. Niyo mpamvu nta gikwiye gutuma duhagarika urugendo tutaragera kuri Kristo ngo atubabarire. Aha rero icyo nashaka kubabwira ngiki, mu Kristo yakomeje urugendo abona birakomeye, ari kumwe n'uyu muri Isayo Gahinda Gasaze. Mu Kristo yari ari kumwe n'uyu nyamugirya nino, ariko nyamugirya nino yaragowe cyane, kandi mu by'ukuri nta n'umutwaro yikoreye, ariko byamucanze. Arangije aribaza ati se niba bimeze gutya mu gutangira, imbere bizamera biti? Hari abantu benshi batinya ibibazo, hari abantu baba mu bintu by'agakiza ariko bagatinya ibigeragezo, bagatinya amakuba, bagatinya ibyo ducamo. Yarangiza yareba ibintu birimo kuba ku muntu w'Imana akavuga ati niba ibintu bibaye gutya mwitangira reka da. Muzababona benshi iyo bamaze kubatizwa agakubitana n'akabazo n'ubwo kaba gato, ahita avuga ati reka da, ubu turi mu gihe nk'uko muri iki gitabo cy'Umugenzi bavuze, abantu benshi barimo barisayura basubira aho baturutse. Umuntu arimo arafata umwanzuro umworoheye. Abantu benshi bongeye bateye umugongo agakiza, bateye umugongo ibyo twizera. Benshi bongeye basubiranye na za ndaya bagendanaga, basubiranye na babajura bagendanaga, basubiranye na babasinzi bagendanaga, bongeye basubiranye na babandi birirwaga bagendana. Abantu benshi bongeye gukura inama aho bazikuraga kera bakiri abapagani. Kubera iki? Ubuzima burimo buranga, uko ubuzima bukanda, uko imijyi dutuyemo irimo gukanda. Amaherezo ibintu twagendaga byatubeshagaho tukabona birimo biragenda bigorana. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, byanga byakunda muzabibona. Uko umuntu agenda yinjira mu Mana, yihana atandukana n'ikibi, niko n'inzira ijya mu ijuru igenda ifungana. Ariko mu by'ukuri ntibikwiye kumutera ubwoba, kuko ibyo tubura muri uru rugendo kubwo kuronka Kristo, byanga byakunda Imana izabiduha. Ndetse Yesu yaravuze ngo inkubwe 100. Kwisayura uturusubiraho waturutse rero ni ikintu muzabona. Abantu benshi barimo barafata imyanzuro yoroshye, abantu benshi barimo barahengamira mu cyaha, abantu benshi baguhura n'ikibazo, ariko muri icyo kibazo bakivamo kibasubiza aho bari. Ariko ndabinginze ntihagire ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma wikura mu Isayo Gahinda Gasaze usubira aho waturutse. Oya, kaba ari akaga, ndetse benshi bazaguseka. Kimwe mu bintu bitangaje ni uko ubutabazi bw'Imana buza abivumbura, abanyantege nke, abantu batubatse ku Mana bamaze kugenda. Mu Kristo yarakomeje atera intambwe, ariko mbabwire, nyamugirya nina amaze gusubira inyuma, amaze kuva mu Isayo yisubiriye iwabo, hahise hagaragara mutabazi. Bivuze ngo nyamugirya nini yaba yarahagurutse mu rugendo yihannye koko, byanga byakunda yari kurenga hariya. Nshuti zanjye, birababaje, kenshi na kenshi ducika intege twari tugiye kugera ku butabazi. Ndabingingiye cyane, muzabibona kenshi na kenshi, umuntu akagira umuntu urwaye, umuntu akarwaza umwana, bwacya rwose Imana wari ugiye kugera ku butabazi Imana yagennye, ugahita ujya mu bapfumu. Wajya kubona ukabona umusore, umukobwa yihanganiye ikigeragezo cyo kudashaka,
arangije abo bagiye kubana abantu bagashyiramo amagambo bagashyiramo amazimwe n'amatiku ubukwe bugapfa n'iki umukobwa akihangana ariko igihe kikagera wajya kubona ukabona umukobwa yavuye mu gakiza nk'uyu munsi ugasanga igisubizo cye yaragiye kukigeraho ku munsi ukurikiye. Nshuti zanjye ndagira ngo mbinginge cyane mujye mumenya yuko kenshi na kenshi hirya yo kwivumbura hirya yo kuva mu by'Imana mutabazi aba ari hafi. Byanga byakunda ubwami bw'Imana buratwaranirwa intwarane zibugishamo imbaraga. Ayo magambo yanditse muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 12. Ikintu gitangaje rero ni kimwe, aho Umukristo yahuriye na mutabazi. Reka mbibutse yuko Kristo niwe wadutabaye. Nta ntambwe n'imwe umunyabyaha ashobora gutera asanga Kristo atari Kristo yimuteresheje. Turaza kubibona. Hari abantu benshi bajya bavuga ngo natangiye urugendo rwo gusanga Imana. Nta muntu ushobora gukora urugendo rwo gusanga Imana atari Imana yamukanguye ngo ayisange. Kandi muri urwo rugendo njyewe nita urwo gusanga Imana, n'ubundi Imana niyo ibirimo kurunkoresha. Amen. Amabuye yo gutarukira umutabazi yabwiye Mukristo ati niko waje usayagurika gute? Mukristo ati rwose nari mfite ubwoba bwinshi burangije butuma ngwa muri Isayo, kubera ubwoba nari mfite n'ayo mabuye ntago nayabonaga. Arangije aramubwira atumva kuki utabonye amabuye yo gutarukiramo yo gutarukiraho kwa hari. Ariko biratangaje, nigeze kuba ndimo kureba muri Bibiliya igihe Abisiraheli bambukaga Yorodani. Murebe neza igihe Abisiraheli bambukaga Yorodani ni mu gitabo cya Yosuwa, nahasomye amagambo cyane arantangaza. Inshuti zanjye aya magambo yanteye gutekereza ibintu byinshi. Ni igice cya 3, yego igice cya 3 Abisiraheli bambuka Yorodani. Nimureba muri busange muri icyo gihe Yorodani yari yuzuye. Icyo gihe Yorodani yabaga yuzuye mu gihe cy'isarura amazi yabaga yarenze inkombe. Kubw'ibyo rero muri icyo gihe Yorodani yabaga yafashe amazi amanuka ku misozi akamanukana ibitaka bikamera nk'isayo. Abisiraheli bagombaga kwambuka Yorodani rero mu gihe nk'icyo ngicyo. Igihe rero Imana yabambutsaga yababwiye yuko abatambyi bagomba kujya imbere. Mu gice cya 4 noneho batoranya abagabo bo gutora amabuye yo muri Yorodani. Ubwoko bwose bumaze kwambuka Yorodani, Uwiteka abwira Yosuwa ati robanura muri abo bana abagabo 12 mu miryango yose havemo umwe ubategeka uti nimutora amabuye 12 muri Yorodani hagati aho abatambyi bari bashinze ibirenge, muyambukane muyashyiraho mugandika iri joro. Yosuwa herako ahamagaza abo bantu abagabo 12 yarobanuye mu miryango y'Abisiraheli yose umwe arababwira ati nimunyure imbere y'isanduku y'Uwiteka Imana yanyu muri Yorodani hagati, umuntu wese aterura ibuye arishyire ku rutugu nk'uko umubare w'imiryango y'Abisiraheli ungana, kugira ngo bibe ikimenyetso muri mwe kera ubwo abana banyu bazababaza base bati aya mabuye ku bwanyu ni icyitegererezo ki? Muzabasubize muti amazi ya Yorodani yatandukaniye imbere y'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka igihe yambukaga Yorodani, amazi yayo agatandukana, kandi aya mabuye azaba icyitegererezo cyibutsa Abisiraheli iteka ryose byababayeho. Nshuti yanjye aya mabuye yiswe amabuye yibutsa, kandi aya mabuye bayatoye babanze guca imbere y'isanduku y'isezerano. Iyi sanduku y'isezerano y'Uwiteka yari irimo ibisate 2 by'amategeko, kandi yabagamo inkoni ya Aroni yindi yatumye bambuka inyanja itukura, yabagamo n'urwabya rwa manu rwerekana yuko Imana ari yitunga ubwoko bwayo. Ariko amabuye yo yiswe amabuye yibutsa. Mu magambo make nshuti yanjye muri uru rugendo nubwo twaca mu Isayo Gahinda Gasaze, Imana yashyizemo amabuye yibutsa. Ayo mabuye nta yandi ni amasezerano y'Imana. Amasezerano y'Imana nshuti yanjye ntabwo Imana itanga amasezerano mu bihe by'umurengwe, oya, ahubwo mu bihe by'akaga, mu bihe by'uburwayi, mu bihe by'ibigeragezo n'amakuba nibwo Imana itanga amasezerano. Kandi ayo masezerano ku bantu badahubuka, ku bantu batari abanyabwoba, ku bantu batirukanka, ku bantu badatewe ubwoba n'ibirimo kuba cyane, abo babasha kwitegereza ayo mabuye. Ndakwingingira ngo Imana iguha amaso abasha gutuma ureba amabuye y'amasezerano y'Imana mu gihe cy'Isayo Gahinda Gasaze, mu gihe urimo gukandagiza ikirenge cyawe cyo kwizera ukumva ntaho ukandagiye, mu gihe wabuze pfo na ruguru, mu gihe ahazaza hawe utarimo kuhabona, haracyari amabuye. Kandi inshuti yanjye
numara kwambuka Yorodani iyi ngiyi yakuzuranye, uzatore ya mabuye uyajyane kugira ngo abana bawe, abazagukomokaho, abantu muzahura, abazagusura, nibakubaza bati ibi ni ibiki, uzababwira uti iri buye ni ibuye ryibutsa. Ntabwo mvuga ngo uzafata ibuye risanzwe uritereke mu nzu yawe ngo ujye uryereka abantu, ahubwo iby'Imana yagukoreye bikwiye kuba ari byo uzaza ubwira abagusura, ari byo uzaza wibwira, ari nabyo uzaza ubwira abagukomokaho, kugira ngo bibabere ibuye ribibutsa. Amen. Imana iguha umugisha. Ayo magambo nsomye yarari muri Yosuwa igice cya 4 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 7 niho nsoreje. Icyo nashaka kubabwira rero ngiki, iyi Isayo bagerageje kuyitaba biranga, niko Mutabazi yavuze. Mutabazi yaravuze atumva iyi Isayo n'ubundi ntago byakagombye. Mukristo yarabaje ati kuki abantu bajya mu ijuru bagomba guca muri iyi Isayo? Ese sintekereza ko kugira ngo ibibazo bitavuka abantu bagere mu ijuru ari benshi, iyi Isayo yagombaga gutabwa, abantu bakazaza bahaca batambuka nta kibazo? Abantu benshi bibaza impamvu urugendo rujya mu ijuru rurimo amakuba n'ibigeragezo n'ibindi. Ariko Imana nayo irabizi, kandi Imana ifite icyo yakoze. Icyo yakoze ni iki? Ntabwo Imana izakura ibibazo imbere y'abantu barimo kujya mu ijuru, ntizakura ibigeragezo imbere yabo. Ahubwo icyo yakoze ni iki? Nubwo hari Isayo, Imana yateganyije amasezerano yayo ariyo mabuye yo gukandagiriraho. Ndetse Mutabazi yabwiye Mukristo yuko abantu benshi bagiye bagerageza kuyitaba biranga, kandi ibyigishwa byiza uduhumbagiza byamizwe naho hano. Mu magambo make, hagiye hatabwamo ibyigisho byinshi kugira ngo abantu batambuke badafite ibibazo, ariko byaranze. Mu magambo make, ibibwirizwa ni byiza, ariko mu kibwirizwa icyo ari cyo cyose, iyo udakuyemo amasezerano yo kwambukiraho mu ijambo ry'Imana, iyo utabonyemo amasezerano yo kwambukiraho, byanga byakunda, iyo ugeze mu Isayo Gahinda Gasaze, ibibazo urimo n'amakuba n'ibigeragezo bikwibagiza ibintu byose wari warize. Niyo mpamvu nshuti yanjye ni byiza kwigishwa na Mwuka Wera, kuko Mwuka Wera niwe utwibutsa iyo tugeze mu bibazo, iyo tugeze mu kangaratete. Mwuka Wera niwe utwibutsa. Rero Isayo Gahinda Gasaze yamize ibyigisho byinshi. Mu magambo make, abantu benshi ibintu bari baragiye biga bageze mu Isayo Gahinda Gasaze byose barabyibagirwa. Ariko hari ikintu kitibagirana nshuti yanjye. Satani azakwibagize umubwiriza wabwirije ijambo runaka, azakwibagiza itariki wize iryo jambo. Satani azakwibagize abantu mwari mwateranye uwo munsi. Satani nabishobora azakwibagize korari yari yaririmbye n'uwayoboye gahunda. Satani azakwibagiza icyo gitaramo ko cyari kimeze. Ariko hari ikintu ngusabira ngo Satani atazakwibagiza. Satani ntakakwibagize amasezerano Imana yaguhereye mu kibwirizwa, amasezerano Imana yaguhereye mu ijambo ryayo, amasezerano Imana yaguhereye mu nzu yayo. Ujye wirinda ko Satani yayakwibagiza. Kimwe mu bintu bigaragara n'iki, nuko umwami nyir'ururembo rw'Isiyoni yashimye yuko hajya amabuye yo gutarukiraho. Kubw'ibyo rero nshuti zanjye, nubwo turimo gusayagurika mu buzima bwacu bw'uyu munsi wa none, ntabwo ari umugambi w'Imana. Imana icyo yagombaga gukora yaragikoze muri Kristo Yesu, yashyizeho amabuye yo gutarukiraho. Ndakwinginze kugira ngo twirinde kuyoborwa n'ubwoba muri uru rugendo, kuko nituyoborwa n'ubwoba ntabwo amabuye yo gutarukiraho tuzayabona. Aya mabuye Imana ntiyigeze iyagenera abanyabwoba, oya, keretse abantu bagenda batuje badakangwa n'ikibonetse cyose. Mbega uburyo dukeneye kwinjira mu mubare w'abatari abanyabwoba. Mu gitabo cy'ibyahishuwe, impamvu najya mbabwire ngo kugendana ubwoba muri uru rugendo bizatugusha mu makuba, mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 21 umurongo wa 8, Bibiliya iravuga ngo ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Abanyabwoba bararimbutse hano. Nshuti yanjye, muri uru rugendo rwo kwizera, abanyabwoba ntibajya bagira aho bagera. Nyamugirya ninasubiye inyuma. Kubera iki? Kubera ubwoba. Aribajije ati, ibi bintu niba bibaye ngitangira urugendo, ningeramo imbere bizacura iki? None ku musozo w'urugendo bizacura iki? Abantu benshi iyo bakimara kwakira iby'agakiza, iyo babonye bahuye n'ibigeragezo bagitangira kumenya iby'Imana. Hari ibigeragezo duhura nabyo mu miryango yacu, hagati yawe n'umugore wawe, hagati yawe n'umugabo wawe, hagati yawe n'ababyeyi bawe,
hagati yawe n'abaturanyi, ibyo bigeragezo bishobora gukara. Hari igihe noneho byimuka ugasanga ibigeragezo bigize hagati yawe na bosi wawe, hagati yawe n'abo mukorana. Hari n'igihe noneho ibigeragezo byimuka bikaza ku mubiri wawe, ukarwara indwara igoranye. Hari igihe ibigeragezo noneho byimuka bikajya no mu rusengero, ugasanga abo musengana barakurwanya, ntibakumva, bakumereye nabi, ugasanga niho ibigeragezo byawe biri. Abantu benshi rero iyo bakigeraho ngaho bakimara kumenya Kristo bakarwanyirizwa aho hantu hane mbabwiye, abenshi batavuga ati ibi bintu byose ni kimwe, izi nduru n'ubundi nkiri umupagani n'ubundi narazigiraga, reka nta muntu w'Imana ubaha. Ndetse abantu benshi ubu barimo barava mu gakiza bakavuga yuko mu gakiza nta muntu ukizwubamo, ariko barahari abantu b'Imana. Ikintu gitangaje rero muri iki gitabo nanone yagarutseho, gusa kimwe ni kimwe ni uko Mukristo yari afite impungenge, nubwo yarebaga yari afite impungenge cyane. Arangije Mutabazi aramubwira ati rero witonde, n'abantu bafite impungenge cyane barateshuka bakagwamo. Hari abantu bareba amabuye bakabona ayo mabuye bakibaza ati se iri buye rifashe kuki, ubu nkandagiye sinamanuka biruseho. Oya, iyi Imana yashyizeho amabuye yo gutarukiraho, ntukajye wibaza ngo munsi y'ayo mabuye hari iki, ese ririya buye nindi kandageraho biragenda gute? Nshuti yanjye, nujya kumva kwizera iby'amasezerano y'Imana, ntukajye ubaza ngo ese ngo buriya ngo biramutse bidakunze. Oya, izera amasezerano y'Imana, kuko n'ubundi uri mu kaga. Nutayizera n'ubundi n'ibibazo ufite ubwabyo bizaguhitana. Ikindi, Nyamugirya ninasubiye inyuma bamuhaye amafelicitation, abantu barambwiye ati felicitation rwose, uri umuntu ukomeye, ibi watekereje, ntukajye umera nk'abantu b'ibigoryi, bya bintu wari ugiyemo byari kuzakwica nabi. Ndetse abandi baramubwira bati rwose ugarukiye hafi, ahubwo arabaganiriza azi ko bari bumushime. Habonekamo itsinda rimubwira riti uri ikigoryi, njyewe ndamutse nkoze urugendo nk'urwo wakoze, nkaba naringeze aho wageze, nagize amahirwe yo guhagurukana na Mukristo, ntago nagaruka muri ibi byaha byacu. Reka tuve mu bintu bisa naho biri kure, tugaruke mu buzima bwacu busanzwe. Warabibonye yuko umuntu iyo asubiye ku nzoga, umuntu iyo asubiye mu kabari, umuntu iyo asubiye mu byaha, umuntu iyo asubiye inyuma gusenga akabireka, agasubira kuba inshuti n'abapagani, bamwe baramushima bakavuga bati uburokore bwari bukwishe. Yewe ni ukuri pe, ibintu by'ubudive byari bikumereye nabi, ni ukuri pe, ibi bintu by'agakiza byari bikwishe. Abantu benshi mujya mubyumva rwose bati ibintu by'uburokore byari bikumereye nabi, kuva wajya muri ibi bintu byo gusenga wari warabaye nk'ikigoryi, ariko ubwo ugarutse turakwakiriye, humura. Ariko haboneka n'irindi tsinda uganira nabo uri mu kabari, bakakubwira bati uri ikigoryi, ndamutse naragize amahirwe yo kumenya Imana nkagenda nkinjira mu by'agakiza, sinagaruka muri ibi bintu. Uzi ko ubu ngubu nubwo ndi mu bupagani bungana gutya, mbonye urugi rukingutse nkabona uko ncika ibi byaha nabivamo. Ubu se ni igiki turimo gukora? Ni igiki twungukira muri ibi byaha? Nshuti zanjye, igihe cyose Munyamugirya ninasubiye inyuma, azahora abona abamucyurira, azabona abamushimagiza yuko ari umugabo, ariko azabona n'irindi tsinda ry'abapagani rimubwira ko ari umunyabwenge buke. Sinkwifuriza yuko wazasubira inyuma hakaboneka abantu baguseka, hakaboneka abantu mwahoze muri abapagani kera, bakubona ugarutse bakakubwira bati twarakubwiraga n'ubundi biriya bintu ntibyari ibintu byawe. Nshuti yanjye, komeza urugendo, ibibazo ibyo ari byo byose wahura nabyo Imana irabizi. Ndagira ngo nkubwire yuko muri Yesaya 57, Yesaya 57 umurongo wa 18, hari amasomo abiri yo muri Bibiliya ansobanurira iyi sayo. Hari abantu benshi barimo kuvuga bati se iyi sayo irasobanura iki? Buriya Bibiliya ubwayo irisobanura. Yesaya 57 umurongo wa 18, nabonye ingeso ze nzamukiza kandi nzamuyobora musubize ibyo kumumarana umubabaro hamwe n'abamuborogeye. Hari umuntu ubabaye, hari n'abamuborogeye babona ukuntu abayeho bibababaje. Abo bantu bombi Imana izabasubiza. Yesaya 57:18 niho ndimo gusoma. Nabonye ingeso ze nzamukiza kandi nzamuyobora musubize ibyo kumumarana umubabaro hamwe n'abamuborogeye. Ninjye urema ishimwe ry'iminwa ngo amahoro amahoro abe kuri kure no kuwo hafi, nanjye nzamukiza. Amen. Niko Uwiteka avuga.
umurongo wa 20, ariko abanyabyaha bameze nk'inyanja izikuka uko itabasha gucayuka, amazi yayo azikura isayo n'imivumba, nta mahoro y'abanyabyaha, niko Uwiteka Imana yanjye ivuga. Isayo, abanyabyaha. Nunabona umunyabyaha atuje, nubona abantu bicaye mu nsengero batuje, ukabona abantu baragenda, abantu bararirimba, abantu barabwiriza, barimo baragira gute, ariko bakaba bafite ibyaha bahishe mu mitima yabo, bameze nk'igikombe cy'amazi amaze umwanya atagira ikintu kiyanyeganyeza, ariko mo hasi harimo imyanda, hasi harimo amajyane. Byanga byakundi iyo ucugushije ujya kubona ukabona amajyane na bya bintu byose. Abantu benshi murabizi amata yapfuye acikamo amazi. Byanga byakunda amazi aza hejuru, amata nayo akamanuka akaba ari hasi. Wowe iyo urebye mu gikombe ubona amazi rwose y'urubogobogo, ariko iyo unyeganyeje ujya kubona ukabona bya bintu birongeye birivanze, ari amazi si amazi, ari amata si amata. Nguko uko umunyabyaha ameze. Nta mahoro y'abanyabyaha, ni ko Uwiteka avuga. Muri twebwe harimo isayo. Mu magambo make iri somo riranyereka iki? Riranyereka yuko isayo ari imibereho yanjye irimo ibyaha nahishe, niyo sayo ikomeye. Noneho ndatekereza ko usobanukiwe. Umutima wanjye nahishemo ibyaha, kamere yanjye nubwo ima kwiyoberanya, ikama kwishushanya imbere y'abantu, abantu bakambona ndi murokore, bakabona ntuje, ariko muri njyewe icyaha nahishe hari ibintu bidasanzwe nahishe. Ibyo bintu bidasanzwe nahishe mu bihe by'amakuba, mu bihe by'ibigeragezo ni iki? Muri nge yasayo irazamuka, abandeba bagahita babona ko nta mahoro mfite, kuko nta mahoro y'abanyabyaha. Reka dukomeze Bibiliya. Zaburi 40 umurongo wa 3. Muri Zaburi igice cya 40 umurongo wa 3, Dawidi nawe yagerageje gusobanura neza ibigendanye n'iyi sayo. Umurongo wa 3 n'uwa 4 nibyo ngiye gusoma. Kandi ankura mu rwobo rwo kurimbura no mu byondo by'isayo, ashyira ibirenge byanjye ku rutare. Amen. Uwiteka nta kintu atakoze ngo akure abantu mu rwobo rwo kurimbuka. Ndetse Imana ifite n'inshingano y'Imana gukura umuntu mu byondo by'isayo, igashyira ibirenge bye ku rutare kugira ngo ikomeze intambwe ze. Mu magambo make, Imana idukura mu ntege nkeya, ikadukura mu byaha byadutwaye, ikadukura mu mitima uturega, ikadukura mu byari bigiye kuturimbuza, igafata ibirenge byacu by'iby'umwuka ikabishyira ahumutse, ikabishyira ku rutare. Noneho yarangiza Imana ikatubwira ngo dukomeze intambwe, dukomeze tujye mbere. Umurongo wa 4 wa Zaburi 40, Dawidi yarakomeje arandika ngo, kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye. Mu magambo make iri somo riratangaje. Kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye, niyo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazabireba batinye biringira Uwiteka. Mu magambo make iri somo riravuga ngo Imana idukuramo amaganya mu kanwa. Ndagira ngo mbabwire, mu Kristo amagambo yari amurimo bari mu isayo Gahinda Gasaze, n'amagambo yari mu kanwa ka Nyamugirya nino ntabwo ari amwe. Mu Kristo arumva ashaka gukira. Ikimubabaje ni umutwaro w'ibyaha bye, nubwo ari mu isayo Gahinda Gasaze. Ariko mu Kristo we ikimubabaje ni iki? Arimo aribaza icyatumye atangira urugendo. Arimo aravuga ngo akizijya none ntiyazakomeza uru rugendo. Nshuti yanjye, ndasaba Imana ngo ishyire indirimbo nshya mu kanwa kawe. Abagusuragaho kugira ngo bagusangane amaganya, aho kugira ngo bagusangane kumva yuko iby'Imana nta gaciro, imyaka umaze mu by'agakiza ntacyo yakumariye, Imana yiteguye guhindura indirimbo mu kanwa kawe. Amen. Muri no minsi turimo turaririmba indirimbo z'amaganya, indirimbo z'ibibazo. Muzarebe amakorari aririmba ibintu by'ibibazo cyane, niyo makorari arakundwa cyane. Korari aririmba indirimbo y'umuntu waburaye, umuntu wahombye akabura amafaranga, umuntu wagize gute. Izo korari zigezweho cyane, abantu barazikunda. Izindi korari zikundwa cyane ni korari ziririmba indirimbo z'uko abantu bari babayeho nabi ariko babayeho neza. Ababwiriza ibibwirizwa by'uko abantu bavuye ku cyavu bakicazanwa n'ibikomangoma. Ababwiriza nabo bagezweho. Ariko nagira mbabwire, Imana ntishaka yuko uririmba indirimbo y'undi, ahubwo Imana yiteguye gushyira indirimbo nshya mu kanwa kawe
kandi ishimwe ry'Imana niryo rizaba indirimbo yawe. Abantu rero bazabireba batinye, ariko si ugutinya ngo bahunge, ahubwo baziringira Imana. Bazavuga ngo ubwo Imana ibikoreye Musoni nanjye izabinkorera, ubwo Imana ibikoreye kanaka nanjye izabinkorera. Kubw'ibyo rero Isayo Gahinda Gasaze hano bwa mbere irimo irasobanura iki? Irimo irasobanura umutima wahishe ibyaha. Icya kabiri, Isayo Gahinda Gasaze mu buzima bw'iby'umwuka irimo iragereranya amakuba, ibigeragezo n'ibindi umuntu w'Imana urimo kugenda asanga Kristo agwamo, ibyo bintu bikamubabaza, noneho wa mutima we ukamwemeza ko bishoboka kuba ari n'ingaruka z'ibyaha yakoze, noneho umutima we ukababara cyane. Ariko nshuti yanjye, agahinda ko mu buryo bw'Imana karakenewe mu rugendo rw'iby'umwuka. Muri iki gitabo cy'Umugenzi kuri paji ya 17 baranditse ngo ishyirwamo ico iriya Sayo Gahinda Gasaze, baranditse ngo ishyirwamo ico n'ibyondo byose bizanwa no kwemezwa k'umuntu ko ari umunyabyaha. Nicyo gituma yitwa Isayo Gahinda Gasaze. Iyo umunyabyaha kanguwe nuko amenye ko ari uwo kurimbuka, umutima we wuzura ubwoba bwinshi no gushidikanya kwinshi n'ubwihebe bwinshi, nuko ibyo biteranira hamwe bigasanganira muri iryo sayo. Mu magambo make, nshuti yanjye, kuba umutima wawe urimo kukwemeza ibyaha byawe, ukanakwereka yuko imbere yawe hari ukurimbuka nta kindi, umutima wawe ukaguhamura, ariko byibuze ukakwemeza yuko igisubizo gihari, hari aho uzagera ukaruhuka. Ndagira ngo ubwire ngo ibyo ni Imana yabikoze, kuko agahinda karimo uburyo bubiri. Hari agahinda ko mu buryo bw'isi gatera umuntu kuba yanababara akanapfa kandi atari ubugingo, ariko agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihara kuticuzwa. Nshuti yanjye, akagahinda ko mu buryo bw'Imana kandi Imana niyo igashyira mu muntu. Ndagira mbabwire ngo umuntu ashobora kubabara kugeza ubwo yiyahuye, ariko ijuru ntirimwakire. Ariko najya mbabwire, agahinda ko mu buryo bw'Imana gaturuka hehe? Gaturuka i Karuvari. Iyo umaze kubona uburyo Kristo yababajwe, ukabona uko Kristo yarenganye, byose ukabona ni wowe wabigizemo uruhare, byanga byakunda muri we hazamukamo agahinda. Mu gitabo cyitwa Kugana Yesu, igitabo nababwiye nkunda cyane kimfasha muri iyi nyigisho yo kumenya uko umuntu yasanga Kristo, uko umuntu ababarirwa n'uko umuntu yakira imbabazi z'Imana. Iki gitabo cyitwa Kugana Yesu paji ya 10 baranditse ngo ariko ntawareka ibyaha atiyumvisemo ububi bwabyo. Muri no minsi muzabibona abantu baraza, ukajya kubona ukabona umuntu muraganira arimo guseka, akakubwira ati nyamara narindaye ubu ndabiretse, aseka. Wajya kubona ukabona umuntu araje ati nyamara nangwa inzoga ndaziretse, aseka. Abantu b'uyu munsi wa none batangaza ku mugaragaro ko baretse ibyaha runaka, ariko kubera ko nta gahinda ko mu buryo bw'Imana, akagahinda ko mu buryo bw'Imana nanone hatagira umuntu uza kunyumvamo yuko ari ukuba umuntu yazaza ahora agenda no mu nzira arira, aho ya ahubwo akagahinda gakomoka ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni inkota, riragenda rigakeba kamere yanjye, rikayikeba neza kugeza ubwo numva ububabare muri njyewe, ariko bukomotse ku ijambo ry'Imana. Icyo tubona rero ni kimwe muri iki gitabo cyo Kugana Yesu, baranditse ngo ariko ntawareka ibyaha atiyumvisemo ububi bwabyo. Kubicikaho byanikize ntibyatuma duhinduka by'ukuri. Hariho benshi bayoberwa kwihana nyakuri, abantu benshi bayoberwa kwihana nyakuri. Abantu benshi baterwa agahinda nuko bacumuye, ndetse bagahinduka byanikize kuko batinya ingaruka y'ibyo. Bene uko si ukwihana Bibiliya yigisha. Umuntu akicara, bamara kumusangamo indwara idakira cyangwa icyaha runaka, yabona kizamugeza ku kaga runaka, bamuteye inda kandi papa ye ni umunyamahane, noneho ako gahinda akumva gusambana arabyanze kubera ko na papa wazamumerera nabi, kubera ko arimo kureba hirya yo gusama inda kwe, akabona azahababarira, azahagirira ibibazo byinshi, ibyo bintu bikamuzanamo agahinda. Oya nshuti zanjye, musabe Imana itwigishe uburyo nyabwo bwo kugira agahinda. Nanone ikindi kandi, hano muri iyi paje baranditse ngo hariho benshi bayoberwa kwihana nyakuri. Abantu ubu uyu munsi wa none amadini yashyiriyeho abantu ibintu bitandukanye, kugeza ubwo muri Filipine hari umuntu umaze kubambwa inshuro zirenze 2 kugira ngo yibabaze Imana imubone, kugira ngo agire agahinda. Hari undi nawe umaze kugendera ku misumari, ku giti gishinzemo imisumari inshuro 3 kugira ngo yibabaze cyane Imana
Imana imubone. Hari abacika mu ngo zabo bakagenda bakajya kuba ahantu mu bihuru batarya batanywa, kandi abo bantu bakibabaza cyane ngo Imana izabababarire. Inshuti zanjye, urugendo rw'imbabazi Imana itanga rufite uko rugenda. Igihe cyose umuntu yafashe ibyanditswe byera akabona umwanya wo gusenga atuje, ntave mu bantu, ntabwo ari ngombwa ngo wiyahure. Reka da, Imana hari ibyo yakoze muri Kristo Yesu. Ikigusaba ni kimwe, ni ugukora urugendo rw'ikaruvari mu mutima wawe, urukoreye mu byanditswe byera, ukamenya icyo Kristo yagukoreye. Ibi byonyine bizateramo agahinda muri wowe, uko uzabumbura ibyanditswe byera ureba icyo Kristo, agahinda Kristo yagize, umusaraba w'ikaruvari, burya Imana yemeye gutanga umwana wayo. Igihe kizagera Imana ishyira agahinda muri wowe. Inshuti zanjye, twihuta mu gitabo nkunda cyane cyitwa Imigani ya Kristo, volume ya mbere. Ni igitabo nkunda kwifashisha kugira ngo nsobanukirwe imigani Kristo yagiye aca. Muri icyo gitabo cyitwa Imigani ya Kristo, volume ya mbere, page ya 91, baranditse ngo abayuda bo bigishaga ko kugira ngo urukundo rw'Imana rugere ku munyabyaha ari uko yagombaga kubanza kwihana ibyaha bye no kwikiranura n'ubutegetsi bw'ijuru. Icyo nicyo cyatumaga abafarisayo bivovota bati, uyu yiyegereza abanyabyaha. Ariko muri uyu mugani Kristo yigishije ko agakiza katazanwa nuko umuntu ashaka Imana, ahubwo niyo imushaka. Amen. Ntabwo umuntu w'umunyabyaha ari ujya gushaka Imana. Nababwiye ngo Kristo yahagurutse ku mudugudu, mu mudugudu wa rimbukiro, ariko ahagurutse mu by'ukuri Imana niyo yamuhagurukije. Nubwo agiye yiyita ko agiye gushaka Imana, ariko Imana ari kumwe nayo nubwo atabizi. Nshuti zanjye, tujya twicara tukavuga ko twakoze urugendo rwo kujya gushaka Imana, ariko mu by'ukuri Imana iba iri kumwe natwe. Ntitwihana kugira ngo Imana ibone uko idukunda, ahubwo iduhishurira urukundo rwayo kugira ngo twihane. Aya magambo sinzi niba murimo kuyumva. Bijya bibaho iyo umunyabyaha ahabutse akagarukira Imana. Hariho bamwe bajya bongorerana bati, sinzi neza, sinizera ko uriya wazaregamamo. Iyo umubi yumvise ayo magambo y'urucantege, iyo Satani yumvise ayo magambo y'urucantege, akurikirana uwo muntu akamucisha kure y'Imana. Mureke umunyabyaha wihannye yishimane n'abo mu ijuru, kandi arindwe ye guhura n'abafite umutima nk'uw'abafarisayo. Amen. Inshuti zanjye, abantu benshi bagiye bahaguruka, njya mbyibuka nanjye ubwanjye, njyewe ndimo kubigisha iki cyigisho, ngera mu itorero, umuntu umwe nza kwihana, nza kwiyegurira Imana. Umuntu umwe yarandebye, arangije atunga urutoki, arambwira ati, abwira abantu ati, uyu we ntazaregamamo. Bijya bibaho, natwe tujya tubikora. Umuntu akaza aje gushaka Imana, wamureba kuko yari umusambanyi ruharwa, yari umujura ruharwa, yari umwicanyi ruharwa, yari umuntu w'umwesikoro ruharwa, yari umupagani ruharwa, yari wa muntu utatuma n'abana bawe abegera. Ariko yaza ugasanga turimo turanoshana mu buryo bwacu bwa gifarisayo, turimo kuvuga ngo uriya ntazaregamamo, uriya ntazaregamamo. Nshuti yanjye, imyaka umuntu azamara mu by'agakiza Imana yamuhamagaye niyizi. Jya wirinda, kuko iyo utunze umuntu urutoki yuko atazaregamamo, uba uhaye Satani umuntu azakurikirana. Iki gitabo ndagikunda cyane. Mu gitabo kindi nababwiye nkunda cyane, ni igitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami. Muri iki gitabo kuri page 550 ni igitabo kinsobanurira byinshi mu bigendanye n'ubuhanuzi. Muri iki gitabo baranditse ngo mu bihe biheruka ubwoko bw'Imana buzanihishwa kandi burizwe n'ibizira bikorerwa mu isi. Bazaburira abanyabyaha barira, bababwira iby'akaga barimo kubwo kuribata amategeko y'Imana, kandi bazicisha bugufi imbere y'Uwiteka bihana bafite agahinda katavugwa. Abanyabyaha bazabaseka ku bw'ako gahinda kabo, kandi bagira urw'amenyo kubararika kwabo bakomeje. Mu magambo make, abanyabyaha uyu munsi wa none, iyo umuntu agize agahinda ko mu buryo bw'Imana baramuseka. Kandi nagira mbabwire ngo mu gihe mbere y'uko Yesu agaruka, hari akandi gahinda kazabaho. Akariko kazaba ari agahinda kadasanzwe kiswe igihe cy'umubabaro wa Yakobo. Inshuti yanjye, nagira mbabwire ngo ibi tuzabyiga wenda, ariko nagira mbabwire ngo abanyabyaha bazaseka abantu b'Imana.
babagira urw'amenyo. Nyamara agahinda no gukozwa isoni by'ubwoko bw'Imana ni igihamya kidashidikanywa cy'uko bari gusubizwamo imbaraga no gukuzwa kw'imico batakaje kubera icyaha. Mu magambo make, mu kugira agahinda ko mu buryo bw'Imana, umuntu aba arimo gusubizwamo imbaraga zatakaye kubera icyaha. Nshuti zanjye, basobanukirwa neza ububi bukabije bw'icyaha bitewe n'uko barushaho kwegera Kristo, kandi amaso yabo bakaba bayahanze ku butungane bwe buzira amakemwa. Ubugwaneza no kwicisha bugufi nibyo byangombwa bituma umuntu agera ku byo agambiriye no ku ntsinzi. Ikamba ry'icyubahiro ritegereje abantu bapfukama munsi y'umusaraba. Abantu bapfukama munsi y'umusaraba, byanga byakunda, ikamba ry'icyubahiro rirabategereje. Nshuti zanjye rero, Bibiliya imbwira ngo iki? Mu gitabo mu rwa kabiri rw'Abakorino igice cya 7 umurongo wa 10, Bibiliya iravuga ngo iki? Agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa, nako kakazana agakiza, ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Zaburi ya 38 umurongo wa 4, Bibiliya iravuga ngo iki? Nta hazima mu mubiri wanjye kubw'umujinya wawe, nta mahoro amagufwa yanjye afite kubw'ibyaha byanjye, kuko ibyo nakiraniwe bindengeye bihwanye n'umutwaro uremereye unanira. Inguma zanjye ziranuka kandi ziraboze kubw'ubupfu bwanjye, ndahetamye nunamye cyane. Nshuti yanjye, bishoboka yuko umutwaro w'ibyaha byawe nawe ukumereye gutya. Ibyaha byacu iyo byazamutse bitwereka yuko Imana ifite umujinya, nyamara Imana idufitiye urukundo. Mu by'ukuri ibi byaha byacu twahishe iyo byazamutse biragenda bigatuma n'amagufwa yacu abura amahoro, umuntu akananuka agata ibiro. Nyamara nagira ngo mbabwire, nubwo biba bimeze gutyo, Kristo arahari kugira ngo atwikorerere umutwaro. Muri iyi Zaburi ya 38 harimo amagambo akomeza avuga ngo kuko ibyo nakiranuwe bindengeye. Mu magambo make, ni Isayo irimo gutuma ndengerwa, bihwanye n'umutwaro uremereye unanira, umutwaro ushushanyije ibyaha. Umurongo wa 6, inguma zanjye ziranuka kandi ziraboze, mfite n'ibisebe. Nubwo ndi mu Isayo mfite n'ibisebe, ya Sayo nayo irimo irajya muri bya bisebe bikanuka kubw'ubupfu bwanjye, kuko hari ibyaha nakoze kubw'ubupfu bwanjye. Umurongo wa 7, ndahetamye nunamye cyane. Ariko icyo nshimira Imana, muri Kristo Yesu tubasha kunamuka, akadutura umutwaro tukagenda twemye. Ngiri isengesho ryanjye, ari naryo sengesho mbasabira kugira ngo mwegere Imana. Yesaya 61, Bibiliya iravuga ngo iki? Mwuka w'Umwami Imana ari kuri nge, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Amen. Ikaruvari Yesu abambwa wari umwaka mwiza w'Imana wo gutanga imbabazi. Umurongo wa 2 uravuga ngo kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahorera inzigo no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwa ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Nshuti zanjye, umuntu wese urimo gushaka Imana, ashaka kubabarirwa nayo, Imana ifite ibintu igiye gusimbuza ibindi. Icya mbere ngiki: amarira agiye gusimbuzwa ikamba. Amen. Amavuta, ivu rigiye gusimbuzwa amavuta yo kunezerwa. Ubwirabure bugiye gusimbuzwa umwambaro w'ibyishimo, kandi umutima wihebye nawo ugiye gusimburwa n'umunezero, kuko tugiye kwitwa ibiti byatewe n'Uwiteka byo gukiranuka ngo bimuheshe icyubahiro. Imana ibaha umugisha kandi tugenderere iki cyigisho. Isengesho nisabira nawe ngusabira nuko Imana iduhindura mu Isayo Gahinda Gasaze. Uzirinde kwisaya urusubiraho waturutse, komeza urebe imbere, mutabazi arahari ngo agutabare, mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nubwo Isayo Gahinda Gasaze iriho, abanyabwoba bakaba basubira inyuma kubera yo, reka ngushimire yuko washyizemo amabuye yo gutarukiraho. Umumura amaso, n'aba bana bawe bahumura amaso, kugira ngo tujye tugenda muri iyo sayo dukandagira ku mabuye ariyo masezerano yawe, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.